none ikintu cyanangazaga byatangiye pastor wayo bajya ambwira ati ngo nakoraga urugendo rurerure nararukoraga pe akambwira ngo ujye ukuraho amafaranga ya moto kuko nakoreshaga moto nta modoka zagera urabizi nyine mu makaritsiye nta modoka ari ziba zigeramo ubundi nkikiriza simbikore kuko nabonaga udufaranga urusengero rwabonye ni dukeya kase nkavuga se rimwe nza kumubaza ndamubaza ariko ubwo ni pasiteri ndamubaza ariko njye nkuraho nkangahe urumva kugira ngo basi awe abari umagwahe de ngo umuntu avuga ngo ujye ukuraho amafaranga akujyana arambwira icyo gihe sinavugaga amafaranga yavuze ariko kubera ko icyo gihe amafaranga iyo gihe yarakoraga ambwira amafaranga nzaza nkuraho ndagenda mbwira Imana rero wa Mana we ntitaye ku bantu bana amafaranga batura naba yabaruhisha ngiye no umushumbu nyereye uburenganzira kujya nkuraho agatiki ntuzanshyireho urubanza go kurya amaturo kubera ko nabonaga yego kurya amaturo umva nari muto ariko Imana yarampaye ubwenge nazana yabuvanye nyine nkumva ntenye ibintu byayo numva ndabite nyoga ikintu kijye kidukomeretsa nuko abantu batubwira ibintu byo batwigishije tukabona bo babideviya cyane bamwara abanyehintore ubwo rero urumva ko ayo magambo yo mu matwi ntago wayabura rwose ukabona abantu batangiye kukwanga nta mpamvu abagore bamwe banakuruta ariko ibyo byose nyine umuntu arwana nabyo kana akabasha kubisohokamo nta bintu babirenze hari umuntu wigeze hari nk'umuntu wigeze bakuvugaho nko mu rusengero cyane bavuga ati uyu mugore bunazagusha bakanakwanga kandi bari abashuti bawe baguhora iki bakakwanga nyine uko babona abagabo babo bakwegera ubwo wabaga mwarambaraga ibitenge kuko ubona urone umaze kubyina birarangiye cyangwa se wenda ari n'izindi service ukoze umugabo akakugatisha nyine umugabo n'abagabo barabiza abagabo n'abana beza akona kugushima burya abagabo barashima bakunda kuvuga ko abagore ngo bateye neza mu rusengero nabo binyuzanyuza imbere y'abashumba ese kari arese kankubaze kari hagiye gupfira ubundi ubwirwa n'iki guteye neza umuntu se se wabiye reka nkubwiye rero kamubwiye nge research maze kubona umuntu uzi ko icyo kintu atagikwiriye atari icye niwe muntu ubigira intambara iyo uzi ko nta kibuno ugira sibyo ariko se ubwo inzanye neza gahunda ariko reka mbivuge iyo uzi ko nta kibuno ugira urakizunguza cyane kugira ngo abantu babone kugira ura pretending sibyo iyo uzi buretse gato twumva akakantu uzi rero uzatugize umugore nimba ngiye kubise ubwo si wowe oya sabe hari abantu bari kubita batari kubita n'abatari igihe niwe nari kubiterega nta kundi nicyo hati se mama Sharene ngo uzamubona ukubita ibuno ku ruhimbi akakigo cyawe ni ikibazo cyangwa ntaryo kubitari n'ikuri uvugisha ukuri nimba ngiye kubise ubwo si wowe oya sabe hari abantu bari kubita batari kubita n'abatari igihe niwe nari kubiterega nta kundi nicyo gihe noneho rero nicyo nkubwiye nimba abantu bavuze ngo kubita ibuno itusuzuma umutima wawe urebe nimba ntaryo wakubise kuko hari abantu bibona mu mitima yabo akaba yanagenda kuko usibye ko iyo urifite si ngombwa kuri kubita ibyo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko muba mumeze neza cyane abadukurikira umunsi ku munsi. Ni Urugendo Online TV, nyandiko Samu Gakire ndi kumwe na Jerry ku buhanga bw'amajwi n'amashusho cyangwa se Rwanda Gospel Show. Nkuko mubizi ko tuba dufitanye partnership. Uyu munsi ndagarutse ndi mu mashimwe abantu badukurikiye bari mu bihugu bitandukanye. Mwese turabasuhuje cyane. Impamvu bamvuze ngo ndi mu mashimwe iyo twabyutse duhumeka umwuka w'abazima nta kiguzi twatanze, buri muntu wese aba afite icyo yashima Imana iba yakoze mu buzima bwe. Yesu ashimwe. Eliane, umeze neza? Ndashima Imana. Hari uburyo abantu bavuga ngo Eliane, Aliane, hariya ni ibihe bindi bijya bicanga abantu. Ni Eliane? Eliane, Liliane. Ayo niyo mazina yawe se? Eliane, Liliane na Aliane. Eliane. Wowe ni Eliane. Eliane. Yesu ashimwe. Sahimbazwe cyane. Umeze neza? Yemeze neza. Duherukana turi gukora ikiganiro cy'ubuhamya kandi
nzi ko cyafashije abantu baguhamagaye bakubwira ko okay baramamagaye bambwira imitima yomotse. yego ni byiza buriya tuvuga ubuhamya rimwe na rimwe haba harimo inyigisho nyinshi cyane niyo mpamvu abadukurikiye muba mugomba kumva uburyo ubuhamya bw'umuntu mukanigiramo byinshi cyane. Eliane rero ni umubyeyi akaba umunyamasengesho akaba hard working woman akaba a single mother who raised up abana be wenyine cyane akaba n'umunyogokuru. Ni wa muntu uvuga ngo hari abantu dufite ariko mbanze mbashimire cyane ababyeyi baba mama ubwo nibo basingo mada barira abana bonyine bagasiragoringa tujya tubabona batwaye udutaro tujya tubabona mu gitondo bazindutse bajya gukora tujya tubabona bari gukubura imihanda tubona bari gukora amasuku ahantu tubabona hari n'abakora by the way no mu ma office ariko akaba avuga ati kwiga kw'abana banjye imibereho y'abana banjye ni njyewe. Rero aho uri hose uri kureba iki kiganiro imbuzi ko uri single mother kandi ufite inshingano zo kurera umwana we cyangwa abana bawe ana big up Imana kandi igikuba hafi kugira ngo iguhe ubushobozi bigende neza biba karusho. Rero yo ureza abana bawe ntibabe ibirara ushima Imana. Yego niyo mpamvu Eliane we abari mu mashimwe Eliane yarashyingiye murebe ubu ni grandma ibaze noneho Eliane afite umwuzukuru ariko ni umugisha mwinshi ariko rero kuzabona n'umwuzukuruza harya umwuzukuru wawe ni umukobwa n'umuhungu umuhungu we abakobwa buriya hari ukuntu agira imyaka nka 16 n'irindwi n'8 ugasanga bigenze neza umeze neza. Nukuri ndashima Imana abana bameze neza ndashima. Liliane ameze neza n'umubebe bameze neza bose na musaza we nabonye abantu bajye kureba indirimbo ye narayibonye ni indirimbo nziza iri mu njyana zigezweho yenda tuzamukoresha ikiganiro nawe ubutaha. Yego urugendo rurakomeje ariko hagati aho yenda ndashima Imana cyane. Yego ndashima Imana ko Imana yabanye nanjye cyane mu bihe nyine byasaga nk'aho byari bigoye. Hari ibihe umuntu ageramo nyine bigasa nk'umukara ariko iyo ukomeje guhagarara ariko udahagaze wenyine ugasenga Imana kuko nta bundi bufasha umuntu yagufasha nk'umuntu agiye nkunda kuvuga Imana mujye munyihanganira. Sinzi ubushize n'undi muntu twari turi kuganira n'umuntu ufite amafaranga mu buryo wenda bugaragara arambwira ngo ndi kumbwira ni njye ndashima Imana ngo singo nkunda ngo iyo uri kumbwira ngo ibintu by'Imana ngo simbikunda kuko njye ngo ndarakoze cyane kugira ngo ngere ku byo nagezeho kuko yari ari umuntu mukuru nubaha kandi ukuze ahubwo numva ndamubwira nti rero ni njyewe ujye uyihangana kuko njyewe ntabwo izo mbaraga nazikoresheje izo ngizo zuvuga z'amashuri ari iki y'umurengera ni kuko abantu bamwe birata nyine bibafitiye akamaro. Njyewe nirata Imana kuko niyo yangiriye akamaro niyo nabonye. Urumva ntago habaho judgment kubera ko buri muntu wese afite ibyo yiringiye bamwe biringira imbaraga zabo ariko njye niringiye Imana kandi yaramfashije vuba. Mu rugendo wanyuzemo ibyo tukunda turi buze kuganira cyane by'umwihariko turaganira ku buryo abasingo mada basuraguringa cyangwa se bakoresha iyo bwakabaye bwose kandi ugasanga Imana ibafashemo bigende neza ariko nanone hari uburyo hano hanze bifatwa. Wabona umudamu urabizi neza wenda ko nta mugabo afite wabona yimereye neza ugatangira kujudginga buri afite ikigabo we ntago bajyaga bakunda kubivuga wenda n'urugero wivuga ngo ntago bajyaga babivuga kuko si no kuvuga ngo nabasingo mothers gusa even niyo waba ufite umugabo mwaratandukanye uri umudivorce suhita ujya iwanyu sibyo kuko kenshi bakunda kuvuga ko abantu bakora uburaya ari abagore cyo ni ikintu urundi ruhande ariko urumva anytime umugore yibana niyo wabura umukobwa wibana uri duburi indaya niko bavuga siko biba bimeze ariko niko abantu bavuga. Urumva rero noneho kuri age yanjye kuko nindi na mutoya havuzwe byinshi
havuzwe byinshi ariko ikintu ukora wima amatwi ugakora ibigufitiye akamaro cyane ko uba ugomba gukora cyane kugira ngo ureko basavayivinga n'abana basavayivinge nyine ubabashe kubaho nawe ubeho. Hari igihe cyageze ubona bigoye byihorere wumva wanyura y'ubusamo ababyeyi umuntu noneho reka ngo waye nk'urugero niba urugo umupapa n'umumama umugore n'umugabo couple nyine umugore n'umugabo urabona ukuntu bigoye biragora kubaho bisaba ko mwaca hano n'undi agaca hano kugira ngo bahurize ahantu hamwe. Noneho ibaze iyo uri wenyine noneho ku myaka yawe mitoya uri wenyine sibyo urabizi famiye rimwe na rimwe hari igihe biba bitameze kuntu nyine ukirinda ibyo bintu ayo magambo nyine urumva ufite igikomere already noneho kongeraho ibindi bikomere urumva ni intambara rero byansabye imbaraga ariko ayo magambo yo ntago yabona ni nayo gusa nyine ni nayo umuntu abakirwana nayo kugeza na n'ubu. Abo barakoze ariko barakoze ariko waruvuze ku cyerekeranye no kuvuga amagambo mabi. Inshuro nyinshi yo hari umubyeyi nkunda cyane wenda ndaza kumukubaza ushaka no gusanga umuzi ariko inshuro nyinshi iyo umuntu ari muri ibyo bibazo inshuro nyinshi abantu hari umuntu uvuga ngo abantu bajya gusenga cyane baba mu byumba ni abanyabibazo simbizi ariko umuntu ashobora no kujya gusenga ndaruko afite ibibazo ko hari umuntu uvuga ngo abakene abafite amakredi bari mu madivorce bari mu ngo zabo bitameze neza usanga ari bo bari gutakambira Imana cyane. Uruhande rumwe nabyemera ariko urundi nabwo umuntu ashobora kuba nanamerewe neza agashima Imana bitewe naho yamukuye. Muri ibyo bihe bikomeye ntago wigeze ujya nko ku rusengero cyane kuko tujya tubona abantu bakomerekera mu nzu y'Imana yaragiye ariho agiye gushakira amahoro. Sorry. Amahirwe nagize nge nyita na amahirwe nta nubwo navuga ngo nyita amahirwe nuko nubundi ibyo bintu byambayeho nubundi nsenga narindi umwana muto nakuriye mu rusengero wacu bara abakatolika ariko b'imbere. Data aradutejeje gusenga na mama. Data ari umukatolike mwiza cyane wajyaga muri za Isiraheli. Yumva yakundaga kujya ahantu nyine hari inzibutso zo kwa za Bible kumwe bibiri bivuga. Urumva rero twakuze nagize amahirwe yo gukura nyine mbona ababyeyi basenga. Noneho rero numva ko nubundi ibintu byambayeho nsenga. Urumva nta handi hantu nagomaga kwirukankira usibye nubundi mu rusengero. Gusa ikintu cyahindutseho gato nuko navuye muri katolike njya mu kimwe warokore. Nicyo kintu cyo nyine cyahindutseho ariko dese Imana nundi yari ikiri ya yindi state. Narahagiye rwose niyo mpamvu nkunda kuvuga Imana kuko narayambaje kandi iransubiza kandi nsubiza neza nubwo biryo wiziritse ariko hari igihe unajyayo ugahura n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe bakaguca intege kavuga ati naha hantu narinje nzi ko nje kureba Imana ndabona bo rero ku ruhande rwanjye bihangana sinzi ikibazo mfite mu ijosi njyewe simbizi kuko nubwo nagiye mu vango wenda mu barokore sinigize njya muri nagiye muri ADPR bisa nkaho mbona ntago biri buhure neza bitewe n'ukuntu nibyo ngiye nashakaga njye nkunda kuba free simba njya nkunda ibese ibintu bisa nk'ibintu ntahuza nabyo cyane ubwo nukuvuga ngo amahame nahise mbona nahise mpitamo kugira gute nagiye nyine muri zino bita churches kuko bimfasha numvaga biri bumfasha gusenga kubera urumva already urumva nari maze kubyara sibyo urabizi rero ADPR n'abantu bigira ibintu nyine kwinjira umuntu kamugite gutyo birumvikana Imana ibabarire sibo ndi kuvuga jewe ubugomba no kubanza kwihana icyaha no kwihana icyaha cy'ubusambanyi n'ibintu byinshi numva bari munzane mu bintu byinshi none nkasanga biracyari bya bindi mpitamo rero kwigira muri church nubwo nabo twagiye dukomerekeramo ariko urakomereka nje sinzi nge n'ingiri kwivuga urumva niba naranakomeretse nyewe hano nakomerekeraga hano nkajya gusengera nakomerekera nkajya gusengera hariya
mbese warazenguruka rero nubwo mfite idini ryanjye nabatirijwemo nemera sibyo ariko ntabwo wankangisha ngo nsenge wewe njyewe nyine umva ngo aho nsengera baranzi ndi umukristo ko ni mu rugo niho dusengera ariko njye nsengera ahantu nshaka ko numva nasengera binyoroheye bimfashije. uribuka ahantu wigeze ukomerekera n'iki cyari cyakomeje cyane ku rusengero? Mu nsengero nakomeretsemo ibintu byinshi, hari n'umuntu wigeze ankomeretsa nawe ambwira ibintu bitagize byankomerekeje rezuma ko cyo kintu nabashe kukikura ariko uriya ntabwo ari wankomerekeje wenyine. Icyo wibuka ni ikihe cyari kigize ikintu wibuka gishobora kuba cyarago cyangwa umuntu wagukomerekeje ntitumumentioning ariko duhe byibazaho uriya we nababwiye uriya we wigeze kuza kunsura akambwira ngo bicya akambwira yari n'umuntu mwiza nkuko nawe babwiye pe yari umupapa mwiza n'ibiki asengera mu idini rimwe arangije nyine ntago byahuye neza sibyo ntago byahuye ku byo yashakaga n'ibyo nashakaga ntago byari bihuye kumva ko yari umupapa ufite umugore we yashakaga ko muryamana yashakaga ko turyamana sibyo ariko ubona asa nkibaza nkamubwira njye ntago nabo umugore wawe wa kabiri sibyo ntago nabo umugore wa kabiri mva nayo nkiri na muto nayo nkiri muto ya pe ndamwe ntago nabo umugore wawe wa kabiri ubwo ariko gahunda yashakaga kumpa ngo ravafo shakaga kumpa ngo ravafo sinari nzi ngo ravafo numvaga nyine ngo imodoka ravafo urumva niyo yagendagamo nyine ambwira ati ngo ni azayimpa then agura indi kuko umugore we yari afite indi ubwo bituma imvuga se ravafo ni ibiki icyo gihe nyine ntabwo nzi ngo ravafo ni marike yiye ni imodoka imeze gute bituma nyishaka ndayibona nyine arangije arambwira ndavuga ni ntabwo byakunda babirebere nko nayibabwiye arangije arambwira ngo nzapfa ntakize ngo sinzakira. Ntago wigeze wicuza nyuma? Na n'ubu yamza kuba naricujije ntago mba mbivuga kubera ko namubwiye ijambo rimwe rikomeye niba hari nawe Imana naramusanze kamuganiriza naramubwiye nari ndi muto kuko naramwubahaga ndambwira rero nizi kuko sensi numva Imana nyine turi close to sibyo kandi umuntu arirato amuhaye inka naramubwiye rero Imana nkuko yabiguhaye nta kintu wavukanye pe nanjye Imana igihe nikigera izabima niba ibona mbikwiriye izabima niba Imana ibona yuko koko mbikwiriye izabima rero mana nubwo nzi ngo ravafo ni he marike nibiki ninago ni imodoka imeze gute ntabyo narinzi ntabwo watunguwe kubona umuntu wari ubizi n'urugero ari nk'umushumba w'itorero ukabona oya ni kubera ko atariho hamba atari umuntu wari umbwiye ibintu nk'ibyo ngibyo ari baba datawe nta kubera ko atari umuntu wari umbwiye ibintu ngo wenda niwe wari umbwiye ibintu by'imodoka ariko kubitewe n'ibikomere ariko ugira abantu benshi bo mu rusengero baje datawe byihorere hari n'ahandi hantu n'ikizemura umurimo w'Imana ndi cyane mbivuga se ariko reka mbivuge nakoraga nari umudiyakoni nkora ku mafaranga noneho aho hantu simpavuga yego noneho mva ngiye gukora ku mafaranga burera abantu basenga nkuko wabivuze n'abantu baba ari abanyabibazo ako ntago abaranyabazo bose ndavuga nda muri iyo myaka kuntu twabavuga tumeze n'ibiki umuntu ashakishiriza ahantu yabonera amahoro sibyo suvuga ko abantu basenga ari abanyabibazo kandi nabibi cyane gusenga ufite ibibazo senga umeze neza nibazo nibiza ukomerezeho jewe niko bitandukanye no kuba waterwa sinakubwiye nasinze ukuntu abisobanura njyanga ibyo ndi kuvuga kubyumva nyine senga waba umeze neza usenga uri muri situation nziza cyangwa uri muri situation nzimbi ukomeze usenge nta kibazo ubwo rero aho hantu twasengeraga bitewe no ko ari ahantu hameze gutya nk'inyuma gato nka muri quartier mbese z'icyaro z'umujyi isibye atari ahantu ubona hari abantu babakiri nkabona nyine abantu b'abakecuru barakuramo icyo gihe baturanaga n'ijana waturaga menshi abaga ari 500 kwa umukira agatura nk'igihumbi none ikintu cyanangazaga byatangiye pastor waye bajya ambwira ati ngo nakoraga urugendo rurerure nararukoraga pe akambwira ngo ujye ukuraho amafaranga ya moto kuko nakoreshaga moto nta modoka zagera urabizi nyine mu makaritsiye nta modoka arize bazigeramo ubundi nkikiriza simbikore
kuko nabonaga udufaranga urusengero rwabonye ni dukeya kase nkavuga se rimwe nza kumubaza ndamubaza ariko ubwo ni pasiteri ndamubaza ariko njye nkuraho nkangahe urumva kugira ngo basi we aba ari umagwahe de ngo uyu navuga ngo ujye ukuraho amafaranga akujyana arambwira icyo gihe sinavugaga amafaranga yavuze ariko kubera ko icyo gihe amafaranga iyo gihe yarakoraga ambwira amafaranga nzaza nkuraho ndagenda mbwira Imana rero wa Mana we ntitaye ku bantu amafaranga batura naba yabaruhisha njye ni umushumba unyihereye uburenganzira kujya nkuraho agatiki ntuzanshyireho urubanza bwo kurya amaturo kubera ko nabonaga yego kurya amaturo umva nari muto ariko Imana yarampaye ubwenge nazana yabuvanye nyine nkumva ntenye ibintu byayo numva ndabite nyoga ikintu kijye kidukomeretsa nuko abantu batubwira ibintu byo batwigishije tukabona bo babideviya sibyo gusa byakomeje gutyo nkajya mbikora rimwe n'imwe nkayafata nako mfite akabaraga sinyafate kuko n'amateraniro barangiye sinyafate dukora nkoramo n'umuriro mukomeye cyane Imana ishimwe ariko naje gutungurwa n'ukuntu nawe yaje kunsura ahantu nabaga ahantu ntavuze aza kunsura nk'umubyeyi yambwiye ati naramenye ko utakiba mu rugo gutya icyo gihe nigaga no muri segonderi nari maze kugira abo babiri nyine bo ngabo ari n'abatoya ariko ntago navuye mu rugo kubera ikindi kibazo navuye mu rugo bitewe n'impamvu zimwe cyangwa izindi ati nzaza ngusure ahubwo mpita mbona yuko kuba atarigeze ambwira ibyo bintu kuko nako hakoze igihe kinini muri iyo nzu y'Imana mbona yuko impamvu atigeze ambwira ibintu muri aho icyo gihe ni uko natahaga mu rugo ibyo nabibonye gute rero nabibonye nyine nsanze aho ngaho aho numva ko ari umubyeyi ntibike aza nk'uko yaje gusura umwana nyine ariko uko dutindana mu nzu mbona situwasiyo iri guhinduka ibyo iyo bibaye ku muntu w'umwana mu gakiza ahita atera icyizere abakozi b'Imana bose ntabwo simbizi ikintu wita gukomera mu gakiza sibyo kubera yuko iyo nza ko wenda simbizi rero nibyo bita gukomera mu gakiza njye simbizi gusa ntago nigize icyo nzi nuko ntago nigize nturusengero naretse kujya gusengerayo niho umuntu avuga ngo nasengeye ahantu henshi numva narahavuye njya gusengera ahandi none mba umukristo usanzwe guhere n'icyo gihe natangiye kwibera umukristo usanzwe nta murimo nongeye ariko wa mugani byose ibyo bita gukomerekara sibyo bita gukomereka ngira ngo nibyo bita gukomereka sinigeze uzi yuko koko ari byo sinigeze numva ngize ushaka kuba rataye icyizere nataye icyizere cyo kongera gukora kugira kubya ibyo bintu nibera umukristo usanzwe ahubwo nkajya nsengera bugufi yabigeza nkajya no gusengera ku rusengero rwacu nyuma naho niho nakoze umurimo none w'ubu asha mpavanwa nuko nari ngiye kwiga muri kaminuza mvuye ndangije segonderi nyuma nibwo natangiye gusubira kongera gusengeraho nene narabatirijwe nibwo nabaye ashe ko nyuma y'igihe ariko ntago mba numva nyine ntago mba numva nyine gira ngo nibyo bite guhungabana hari simba yego dufite abantu benshi kuko ibi biganiro dukunda kubikora harimo n'abandi baziyumvamo wumve avuga ati ahubwo wowe ntabwo uzi ibyambayeho twagiye tuvuga abantu bagiye bashaka gukorerwa deliverance n'abakozi b'Imana bamwe namwe akaba yashaka kumusambanya ugasanga rimwe na rimwe ntibikunze cyangwa se hari n'ababigeraho erega ntago abantu bose ariko bari strong mu guhakana cyane cyane hari igihe avuga ati se uyu mukozi w'Imana kwamfasha kandi bitangira byose ubona ari ukugufasha bitewe n'ibibazo uba ufite bikaza kurangira bigeze ku ngingo y'ubusambanyi cyane buriya ngira ngo hariya niho ahubwo umuntu wari kumbwira ejo bundi ariko nubwo yabivuze sinabye ari kumbwira ngo abakozi b'Imana ni ukuvuga ngo Satani aba bategeye ku bintu bitatu yavuze icyubahiro amafaranga n'abagore kandi koko it is true ibyo bintu kuko icyubahiro cyo rwose bana mushumba kuba bagenda bamukora protocole bamutwaje biriya byo intebe y'umushumba imbere
kwambara neza yego ni byiza, ibi byose ni byiza, icyubahiro ni cyiza, ariko cyane cyane icyubahiro buriya ni icy'Imana. N'amafaranga rero abagoreho ruba rwambikanye ku murimo ahubwo hari w'Imana. akantu nibutse, hari umupapa, kubera urumva nyine ninjye kuko aho hantu nakoreye nari nkuriye n'urubyiruko birumvikana. Noneho hari umupapa wagize kuza arankunda, ariko sinshaka kuvuga igihugu yaraturutsemo, yari umunyarwanda, ni umunyarwanda ariko wakuriye muri icyo gihugu. Umva ni kera muri za kangahe. Noneho aranyikundira, abwira umupasiteri ati uriya mwana ashaka ko tuganira, turaganira nyine mubwira ubuzima bwanjye biki ko mfite abana ibiki, ni ukuri akajya amfasha, kuko ndibuka ko yambwiye ko azaza ampa minerivare, sibyo? Noneho yamaga ibihumbi 220 by'icyo gihe, 220, kandi nari mfite ukundi kuntu niga, hari umuryango wanyishyuriraga ntashaka kuvuga, sibyo? Noneho amafaranga akamfasha, nuko Imana yagiye imfasha. None ikintu gitangaje, ibyo bimaze kuba ntago nzi aho byahereye, ntago nzi, nkeka ko ndari wavuze ngo, kuko urumva ntagakimura kumbwira gutyo, ntago nahise mva mu rusengero gutya denku ngo mite ngenda, ahubwo yaraje ambwira ngo ya mafaranga rero gutyo, kandi yaramaze kuyamanywa, kuko buri mwaka yamaga ya mafaranga ntago yayamperaga rimwe, nimba ari 220, aryambaga 220, 220 cyangwa 250, ntago ajyaga, ariko yabaga ayita kara y'umwaka wose. Umva n'umwaka wose na twatuntu twose uko nigaga muri segonderi, ariko nkahita nyakoresha ibindi kubaho gusurvivinga n'ibiki. Ubwo rero nkeka ko ariwe wamubwiye ati uzamureke cyangwa yigize nabi, sinzi, nkeka ko niko nkeka, kuko nabonye ibintu byose bisa nk'ibyibanye. Nanjye ndatekereza ndavuga nti uyu muntu rero nta kintu yazangiza, niba atangiye gukora gutyo, nanjye mpita ngenda. Urumva rero abapasiteri, kuko hari igihe nyine abagufasha, ariko yabona ibintu bitagenze, ariko bitagenze nk'uko yabishakaga, ibintu bimwe na bimwe byose nako. Nta mukozi w'Imana muzima murahura? Abakozi b'Imana bazima barahari, ni ukuri barahari, b'imfura barahari pe. Aho nasengeye mushobora guhura muri babiri mwembi mugatandukana. Mfite ubuhamya bw'abapasiteri, wumva nubwo nasengeye ahantu henshi, ntago nasengeye ahantu 1000 cyangwa 100 cyangwa ahangahe, wenda ni nk'ahantu nka 5. Urumva aho nigiye muri kaminuza byaye nk'uko nzaza nsengera bugufi bwaho. Uwo mupasiteri yari inyangamugayo, sibyo? Yari inyangamugayo, yari umunyamurenge. Ubwo uvuze inyangamugayo, oya bitewe nuko twaranaga mu masengesho turi urubyiruko, urumva nubwo ndari urubyiruko rufite abana, ariko nari still nari urubyiruko, naho ndahayoboranye urubyiruko. Yari imfura ko twajyaga turarana mu rusengero, kandi urumva ko ugenda, urumva ngende narakomeretse, urumva nabaga ngomba gutega amatwi kugira ngo kaninje mu rusengero rw'abantu nazi, nagombaga kuba vigilante kugira ngo menye ese bimeze gute. Uwo muntu yari inyangamugayo. Undi mupapa nawe mu bishop nawe ni inyangamugayo, nawe sinshaka kumuvuga imbere ya kamera, nawe ni inyangamugayo, ko nzi ndi umwana na n'ubu ngubu aracyari inyangamugayo. Wigeze ugira contact n'umukozi w'Imana muri babiri mwembi ku buryo wamutangira ubuhamya? Kuko ibyo muri nk'uwo mvuze mu bishop inyangamugayo, twagiye duhura ahantu henshi kandi bisaba yuko tuharara, sibyo? Ni inyangamugayo. Ntagarega abantu bose bari babi, ntago abantu bose ariko baba bafite imitima imeze gutyo. Hari ukuntu bajya bavuga ngo hari na pasiteri wacu even turarana mu rusengero, sibyo? Wenda ujya kumva atariho ndi kuba kubera impamvu zanjye z'akazi, ariko ntabwo ni inyangamugayo pe. Buryo iyo uvuze ngo ukaza usenga n'undi akaza asenga, mukarara mukabona burakeye mufite iminsi 3, ubundi hande ntibikunda, aza kwataka. Hari ukuntu nkunda mama Sharene yavuze ngo hari ukuntu abantu bajya bavuga kubera buryo Imana yamwihereye umubiri cyangwa se imiterere ye, waba uri nko kugenda mu rusengero bati he aje kugusha abagabo bacu, ugasanga ibibazo biravutse. Yego ko Mana nyagasani, nene se nk'ubwo izo ntambara we ntazo wahuye nazo? Akanazihuye nazo, ariko nazicaga amazi kubera yuko atari naho gusa. Aho nageraga
nakoreye mu masengero kubera ibyo ngibyo byo kumenya kubyina najyaga tubyina nyine mva hose najyaga mu rusengero kumva ko yariyo numvaga ariyo mpano mfite yafasha nk'urubyiruko cyangwa ikintu duhuriyeho tukabyina tukagira gute Uwiteka yaranyihereye no kubimenya muri icyo gihe nyine wenda ubusimbizi uko bimeze sibyo ko nta ntore nyine igira wabyina neza kuko tuba twaserutseho na mu rusengero cyangwa mu bitaramo ayo magambo yo ntago yabura urumva iyo uri kubyina bisaba guseka ukirya ukagira gute kugira ngo biryohe nyine niba mujya mubona abantu b'intore cyane bamwe arabanye intore ubwo rero urumva ko ayo magambo yo mu matwi ntago wayabura rwose ukabona abantu batangiye kukwanga nta mpamvu abagore bamwe banakuruta ariko ibyo byose nyine umuntu arwana nabyo kandi akabasha kubisohokamo nta bintu birenze hari umuntu wigeze hari nk'umuntu wigeze bakuvugaho nko mu rusengero cyane bavuga ati uyu mugore bunazagusha bakanakwanga kandi bari abashuti bawe baguhora iki bakakwanga nyine uko babona abagabo babo bakwegera ubwo wabaga mwambaraga ibitenge urabona umaze kubyina birarangiye cyangwa se wenda ari n'izindi serivisi ukoze umugabo akavuga ati nyine umugabo n'abagabo barabizi abagabo n'abana beza akunda kugushima burya abagabo barashima bakunda kuvuga ko abagore ngo bateye neza mu rusengero nabo binyuzanyuza imbere ese kankubaze kari hagiye gupfira ubundi ubwirwa n'iki guteye neza umuntu se se wabiye reka nkubwiye rero kamubwiye nge research umaze kubona umuntu uzi ko icyo kintu atagikwiriye atari icye niwe muntu ubigira intambara iyo uzi ko nta kibuno ugira sibyo ariko se ubwo inzanye neza gahunda ariko reka mbivuge iyo uzi ko nta kibuno ugira urakizunguza cyane kugira ngo abantu babone kugira ura pretending sibyo uretse gato twumva aka kantu uzi rero uzatugize umugore nimba kubise ubwo si wowe oya sabe hari abantu bari kubita batari kubita n'abatari igihe niba unari kubiterega nta kundi nicyo hati se mama Sharene n'uwo ngo uzamubona ukubita ibuno ku ruhimbi akakibuno cyawe ni ikibazo cyangwa ntaryo kubita riri uvugisha ukuri nimba kubise ubwo si wowe oya sabe hari abantu bari kubita batari kubita n'abatari igihe niba unari kubiterega nta kundi nicyo gihe noneho rero nicyo nkubwiye nimba abantu bavuze ngo kubita ibuno hita usuzuma umutima wawe urebe nimba ntaryo wakubise kuko hari abantu bibona mu mitima yabo akaba yanagenda kuko usibye ko iyo urifite si ngombwa kuri kubita ngako ibyo nibyo nakubwiraga njyewe ni na research nakoze yanjye ntagire unera amabuye iyo udafite ikintu sibyo urexagera sibyo iyo ufite akabuno gato n'urugero kato ariko kashatse nko kuza cyose twese ikibuno ntago ari ibintu duhisha sibyo iyo ugifite uragifite niba ntacyo ufite kandi ntacyo ufite ubwo nuko Imana yakuremye abagore benshi baba bifuza ko bagira icyo kibuno baburetse simbizi ibyo birabareba kuko warwana n'iki se wahindura iki se urumva rero iyo uzarebe udafite ikintu sibyo uzarebe nk'iyo ikintu cyose utari cyo arabona nk'abantu bavandimwe bacu nyine ushaka wibere uri nk'umukobwa ushaka kwibera nk'umutipe bigusaba imbaraga nyinshi kugira ngo ugaragaze ko uri umutipe cyangwa uri umutipe ushaka kwibera nk'umukobwa bigusaba imbaraga nyinshi ngiye dushobora kwicarana hano ngiye urumva ngewe nature yanjye ndi umugore nawe nature yawe uri umugabo kandi ushaka kumera nkanjye biragusaba imbaraga nyinshi biragusaba kwirya cyane wikora ibintu ameze nk'uko bitanyashye noneho urebe agenda yizunguza kandi njye turi kumwe sindi kwizunguza kuko njye ni natire yanjye nyine urumva rero nibyo navugaga rwa rugero natangaga iyo udafite ikintu urexagera sibyo none iyo ufite ikibuno kinini se ko kugenda kikubita ntago bigusaba imbaraga niyo mpamvu ranjye nisiza akama Sharene kuko nawe ari umwe mu badamu bakunda kuvugwaho ko ngo mu rusengero ngo arangaza abagabo abo ngabo navuga ngo akubita ikibuno nuko ntacyo bagira ni ibintu biba byisobanutse nuko utazana ati kirikubita kariya niko kari oya kirikubita rwose
sibyo ko ujya njye mwambara ibishura sibyo ko njye ntacyo mfite ariko abagifite kirikubita rwose. nari ngiye kubwira Jerry ngo Oya, yereke nta- abantu oya, reka ntago tubyihorere. yakwereka Twaba abantu. tugiye kwamamaza nyashi kandi nyashi. ako twivugiraga rimwe na rimwe bibaho uriya mama wenda mwumva cyane gusa iyo umuntu ashaka kuvuga ntabwo wamubuza kuvuga kandi kuvuga ni uburenganzira bwe kuko niko kazi k'umunwa kuvuga. Rero iyo umuntu adafite ikintu akakikubona uretse nagora agiye nk'ahantu kuvuga ngo wirase ngo ko wari wambaye neza ngo haje ngo wirase kwirata se niki wambaye neza ngo wirase kubera iki we nta bushobozi bw'ibyo bintu afite. Rero kugira ngo utinde kuri ibyo bundi se wagiye kukigura se niba barakibigura ukacyambara nawe ukagikubita. nka muntu urakohereza message uti ndakwiyamye ku mugabo wanjye ndakwiyamye wa mugore we nibiki nta message nimwe ngo ku mugabo we se jego ntago urabona nk'umuntu kandi wowe uzi ko wenda nta there's no big deal wenda ntabyo mupanga kandi yamye ku mugabo we sha amahirwe njyewe no kubyura ntago birambaho. Umuntu aranganye ku mugabo twahuriye mu rusengero cyangwa hanze oya nk'umuntu akagura message wari wese wenda ari nko ku rusengero umusengana n'umugabo we sha njyewe ngira ngo nanayinyoherereje ntago nagusubiza ahubwo nagusanga akoherereje iki anyohereje SMS ngo anyamye ku mugabo we namusanga n'umugabo we ahari. Namusanga n'umugabo we ahari noneho nkamubaza ikibazo afite abwira ati kubera iki wibe none se kubera iki unyura imbere y'umugabo wanjye ukagenda wizunguza oya wizunguza ukubita cya kibuno ariko ubwo ibyo bintu bafite essence yewe hari ibintu abagore bakora ariko nkaba mbona nanjye ndi umugore ariko nkaba mbona nta essence bya bifite. Rero iyo ufashe nk'umugore wawe nako umugabo wawe si undi abibwirwa n'iki wenda se yafashe message yanga yego ashaka kukubona akabona ko n'inshuti y'umugabo kandi wowe wenda mu mutima wawe ariko akunuvuga ati uyu ni mushumba ni mu ngewe amahirwe nge nta muntu urabimbwira kandi ngewe inshuti nyinshi ngira n'abagabo ngira ngo naha hantu ngeze yaza kuba atari abagabo ntabwo mba mpageze si ukuvuga yuko wenda ubwo rero nubivuga gutya abantu baraza kubyumva mu yindi sanze babyumva ukuntu bashaka baraza kumva ko nyine izi mpamvu mbikubwiye niba ushaka igitekerezo cyiza urumva nari ndi muto iyo ntaza kugira ibitekerezo by'abagabo nari kubigirana tekereza ariko bizana n'amafaranga nibyo ni kukubwira sibyo buriya iyo wicaranye n'abapapa bapapa babiri kibi nuko waba wicaranye n'umwe sibyo abapapa babiri sibyo abapapa babiri kuko ushobora kuba uri kumwe wenda hari nk'abashuti b'abasaza bawe n'urugero bakuru n'ibiki bakaba bapapa ukaba wakwicara nabo muri batatu gutumira ati ngwino tuganire umva iyo bicaye burya baraganira tese baba bari guha ibitekerezo bo baba baganira ibintu byabo by'amadiru sibyo urabiza abagabo kenshi baganira diru bakubati gutya bakata gutya gusa bagakata usibye ko ngo ibiganiro byarahinduka benshi bakubwira ko uyu mugabo ari kuganira n'umugore nta diru yindi birimo oya ndavuga papa nanjye nakubwiye ikibi nuko wakwicara n'umugabo umwe uyu mugabo ari umwe twese ntago turi abana hari ibyo mamuganirira bitari bwende zindi diru zitari zunguka oya nazo zirunguka mu bundi buryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi byashoboka byaterwa sibyo ariko ngende kwivugira ku mafaranga da kuko amafaranga niyo wishyura inzu amafaranga niyo urya amafaranga niyo atuma wambara amafaranga niyo atuma abatumye abana banjye babasha kwiga sibyo ibyo ngibyo bitekerezo nabaga nshaka sibyo urumva rero abagabo baba baganira ibintu byiza nibyo mvuga ibintu byiza byo ko iki gihe bo nyine akenshi baba baganira ibintu basa nkaho bahindutsemo gake kubera yuko ntago bakiganira ahubwo basa nkaho bari kuba ko stress zabaye nyinshi baba basa nkaho bari kwiruhurira mu mutwe batera brage bagarura ubungu na mabrage kenshi kireke ari diru zihidinze nyine nibo bajye kuganira nk'abagabo kwabo yego uri single mother reka mbivuge gutyo uri musiraguringa kugira ngo abana bawe bakure uri kubona abagabo benshi bari gushaka kuza ngo muryamane wenda uracyafite ibikomere wagize buriya nabwo rimwe na rimwe ibikomere hari igihe biproteje umuntu kuba yagira ibi hari ukuntu umuntu agira depression ku buryo azajya abona umugabo wese akamubonamo umuhemu umucita umuntu dibu mbese umuntu uzamukorera nk'uko wenda uwo batandukanye byagenze
ibyo bintu bagiye banaguha amafaranga urayanze. Ni nk'akahe kazi gashobora kuba kari abantu bamwe bashobora kuvuga ati akazi karagayitse ushobora kuba warakoze kugira ngo ushake imibereho waranze ibirenze? Nk'uko nabikubwiye cyane nabikubwiye njye narabyinaga, njye naratangiye kubyina mfite imyaka 8. Buri ibintu byo kubyina ndabikunda gukora ibyo nabyo byansaye. Uracyabishobora? Ubu nabyina rwose. Wenda se nabyina ibigezweho byo ariko nabyina rwose kandi ukabona ndabera. Amaraba. Kwandi hari ukuntu biriya bintu ngo ngendo umubyinnyi ariko wabirihore nyashi diya kubera ko ari njye nari nzi icyo bimariye mu mikenyero narabyinaga. Ibaze ko nabyinye na mama wanjye akashaka kuza mu itorero akamwe ati mwana yenda gusapota angurira imikenyero kujya nkodesha, birangira nanjye ntakodesha ahubwo ndiyo gukodesha kwa nayikodesha abantu, birangira ahubwo ngiye mfata abantu nkababyinisha ngiye nkabishyura nkipatane. Hariya wabyinnye no mu mpara? Ngiye no mu mpara nabyinnye. Wow. Rero ikintu cyose kiguhereza amafaranga ngere rero ma ibyo uvuga wita akazi kabi nge sinzi cyane. Ari abantu bajya bita nawe urabizi fucking job ariko ako kazi. Reka nkubwize ukuri nk'ubu ngubu ninkubwira kubyina hari abantu n'ubundi kuko hano hose twabyinaga hari ahantu twajyaga tujya kubyinira bakaduhereza kujya kwambarira muri wese. Rero mu muntu ukubwa ngo ujya kwambarira muri wese ya muri douche ntabwo ibyo bintu bigiye kora ntabwo abaye hagaciro, sibyo? Ariko we kubera icyo bikumariye, sibyo? Oya nk'urugero dufite abakobwa cyangwa abadamu beza bakora akazi k'ikiyede kandi baranze amafaranga y'abagabo. Nibyo ndi kukubwira, sibyo? Akazi jewe ndi mutoya, ndi muto nyine maze kubona ko hari ibintu bimwe bitagikunze. Naravuze ngiye kujya mvunika cyane, ngiye mba umucakara ariko abana banjye babeho nk'abana. Ariko byumije cyo navuze ngiye kwihangana nkore cyane mba umucakara ko ndi gukora igihe nigeze kujya nk'urutuzi tubiri kandi niga no kumanywa. Naravunitse by the way. Cyo nakoraga muri mu kampani cy'Abarusiya cyakoraga ibintu bya betting ntashaka kuvuga ariko nyina nakoraga ibintu bya slot machine ntabwo kigikore cyo gikampani kandi nanabyina mu mpara kandi niga kumanywa. Ibyo bintu ushobora kubinsobanurira? Bigeze ngo arasirimenaje ndarwara ariko urumva narakoze cyane ku buryo ngewe urumva nyuma yaho nibwo naje kwana aho ngaho niho navunitse cyane, nabo byo byansabye imbaraga cyane. Urumva byansabaga gukora kandi nkaniga kandi n'ubundi nkanabyina nyine. Ibyo bintu biri mu isomo. Niki kintu wishimira iyo ubonye abana bawe? Ikintu cya mbere nishimira iyo mbonye abana banjye nshimira n'Imana. Sorry. So kubavuga neza ko ariko ndi imbere ya kamera twese twabaye bato kandi turakura, sibyo? Ikintu nshimira abana banjye cyangwa nishimira? Yego niyo babonye nyine wishimira iki mu mutima wawe? Ngewe ikintu cya mbere nta kintu nakishimira ko nta kintu na kimwe nari kwishoboza, sibyo? Ikintu cya mbere nshimira Imana kuko nshimira Imana ngise nakishimira iki nari kubishobora nkurikije ukuntu abana babaye imbobo bakazibana abagabo bakomeye bafite amafaranga n'abagore b'inkorokora abana bo bakanga bakananirana, soko baba batagerageje. Ariko iyo mbonye abana banjye nta mwana wigize anywana itabi, sibyo? Abana banjye bose nkuko babyumsha ari nk'uririmba gospel, sibyo? Mwana w'umusore bakagombye yaranansumageze ruguru yagombye kujya kubita urushyi nkasohoka niruka. Mwana akatambira muri gospel ndamugani ngwino akicara hasi agakoropa cyangwa akantekera. Ibyo ngibyo avuga ngo izi mbaraga zanjye z'aya maboko nizo zabikoze. Vugisha ukuri. Umwana kuba atanywana inzoga ngaza ngambwira ati mvuze kabiri sohoka hano niko mvuze. Sibibaho se? None se aba byagenze gutyo nuko baba batareze. Ikindi shimira Imana sibyo kuba narashyingiye. Sibyo nkashyingira nkicara bakandi nyambika ngo warakoze mubyeyi amonage ku myaka yanjye, sibyo? Nkashyingira. None se wibwira ko uriya musore waje gushaka umukobwa wanjye yabonaga ari umukobwa w'imbobo? None se ntago abizi yuko kuko bakundanye igihe imyaka iri hejuru y'itanu ntago ari myinshi yarazaga kanandusura yigeze se mu rugo rwo habona umugabo nibura ngo uvuga ati n'urugo rwo kwa Gakwaya cyangwa kwa Gakwandi cyangwa irindi zina ntazi kwa kundi nuko yabonaga yuko sinzi kandi no muryango ukomeye baredike batapfa gutoragura ibyo babonye. Urumva se ari imbaraga zanjye? Ni imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Iyo ukiza gufata ya lava
buba wicuza iki? Bobo ntago namenya ngo nari kwicuza iki kuko ntago nari kumenya sinzi aho mba ngeze ntago mba mbizi ariko urumva iyo ntangira kuvuta ibyo nari guta ntangira kuba ba bantu bashaka kurya saki umuntu ntera amabuye buri muntu nge ndivugira ubuzima bwanjye nabandi nabo baravuga ubuzima bwabo n'ubwabo nge nari navuze ko nzavunikira abana banjye nkaba nk'umucakara abana banjye bakabaho neza sasa hariho nabandi wenda twari dufite ibibazo bimwe ariko baryaga batavunitse sibyo bibuke ko nabye nkiri muri segonderi kandi kaminuza narize ndayirangiza wibwira so kari kandi nta wandi hiye kaminuza narayishyuriye muri za kwaguhasorera kwiruka n'abatera nkunga papa warava ne wigize kunyishyurira rwose Imana imumugisha si muvuze yaranyishyuriye ariko nzi ko ari umupapa umwana mwiza mpora mvuga yari umupapa ariko nshuti yari umuntu rega nari umwana sibyo nari umwana nukuri unoze wowe uri muto ntago ubona ko umuntu ari mukuru umuntu ufite abana mama okay icyo gihe wena twebwe nukuri twebwe icyo gihe twari dufite ikinyabupfura tubaha abantu bakuru abana b'iki gihe mbona batazi gutandukanya abantu bangana n'abasaza sibyo ntago bazi gutandukanya boya bazi kubatandukanya gutya kubareba ariko mu mitereto ngira ngo biba biratandukanye sibyo rero uwo mupapa yaramfashije ariko ntago nari nzi yuko afite gusa Imana imuha umugisha kuko yaramukoresheje mu gihe cye ariko umuntu yaje ko kwishyura atama imwe ayo mafaranga nayo hari ikintu uyakoresha kindi Imana imuha umugisha cyane Imana imuha umugisha ariko byarangiye nabi betero niba ushaka gufasha umuntu bitangire neza ubirangize neza kandi nubuzi yuko hari inyungu zibiri inyuma bimubwire hakiri kare mu byumvikane utingiye kugufasha rero ariko nyuma bizagenda gutya nyinshi rega buri iginyuzamo hari n'igihe gutumaho umuhehesi cyangwa umuntu ufite target yo kuzakugusha mu byaha akabanza akagufasha muri cyagiye erega nawe akagira hagusunika nawe rega igihe mwakwicara mukaganira burya abagabo n'abantu bari sensible cyane uko muganiriza we umureba nk'uko nguko yinjiye ahantu kure ibitekerezo biri kure uri kumubwira uti wanyereye akawunga nkirira we yinjiye ahantu kure yakumanutse ageze no mu birenge wowe uri kwivugira ibibazo byawe we yibereye hehe wamubwira agasa nkaho kangutse ngo kamwe ariko ntago wumvaga ngo narindi ngo nko mu rugo ngo uri kubyumva rero ntago buri muntu wese afite uko ateka ntago ari abagabo bose harimo abagabo b'imfura nko nabikubwiye yego reka dusoze tubwire inama yawe ku bantu cyane ubwo turimo tuvuga ku abasingomada abamama bibana ariko bafite inshingano akaba ari we uje ubarore cyangwa se ufite inshingano zaho akaba papa w'abana na mama w'abana ari wenyine reka nkubwire njyewe iki kiganiro kibaye kigufi ariko njye numvaga dufite part 2 yindi ya kabiri reka nkubwire njyewe nashaka kwivuganira n'abamama n'abasingomada sibyo ariko byumva ndi gushaka ko tuzajya dutegura ibiganiro bihoraho byo kubaganiriza ntago buriya kwiga ni ukwigana sibyo kwiga ni ukwigana kandi ubu ngubu hari akantu natangije ariko sinzi ko kujya niganira n'abantu babyereye iwabo ariko Imana izamfasha akazaguka sibyo ni ukuvuga iki gusubizaho umuntu imbaraga aho abona byapfuye sibyo ugasubiramo imbaraga ngo niba ubyaye ntabwo bivuze ko ubuzima bwawe burangiye ngo niba uri na muzima utangire wiyandarike wifate nabi wikora ibintu hari umuntu wikora ibintu ukavuga ati uyu mubiri ari gukora ibi bintu azi neza yuko ari uwe sibyo azi se ko mu myaka 2-3 ari kwiteganyiriza iki undi umubiri wawe uwufata nk'ahantu bise ikintu cy'igiciro cyinshi yego umubiri wawe nicyo kibari igishoro kuko ubuzima bwawe iyo butangiye gutokorwa no kuzana ibibazo ubu nyine nawe butangiye ni nko kubaka inzu warangiza ko ukagenda ukuramo ikinonko ugakuramo ukisenyera kambyitega uko nguko ariko abasingomara umuntu ubuzi ko wabyaye simbizi niba muve ku bintu byo kwirwa mwirukanka ngo ku bagabo ngo muri mu manza mubone ibintu bitazarangira udafitiye n'ubushobozi sibyo
ni ahubwo papa singa ku kintu cyose wakora kugira ngo ubeho, ariko ukore mu bintu mu buryo bwiza, tuvuga ngo ukugenda kukwikora nabi, sibyo? Ari abantu bazi ko kwifata nabi no gukora ibintu nenzi yanza kuba narifashe nabi, abana banjye barabigiremo ingaruka, sibyo? Sibyo? Yego. Iyo nza kuba narifashe nabi, cyane ko mu bana banjye harimo umukobwa, baba baragize gute? Umukobwa nyine we warabikomerekeyemo mbere na mbere, sibyo? Ariko amatunda yo kuvunika already natangiye kuyasoroma. No kuvuga iki? Single mother ni muhagarare murwanira abana banyu, waba ufite umwe ufite bangahe, Imana yabaguhaye izo ukuntu bazakora, ariko nawe wirushya Imana, kuko Imana ntabwo irajya kurwana n'uburara bwawe, ngijye no kurwana no gutunga abana bawe, sibyo? Hagarara urwana ubwo uvuge Imana ngo Mana ngo mbabarira umfashe kurera bano bana, sibyo? Urwane bashake gukora ibyo ngibyo bita ngo fucking job, two bita tubi, ntago bingana no gutegera amafaranga intoki umuntu ngo wampaye narangiza kuguha aje kubyaramo abandi bana 5. Hari abandi dutunze kandi mwene utwo n'itafari waryikorera, sibyo? N'itafari waryikorera, ni urumva nyine kubera ko kuntu ndibuka, kubera ko kuntu nagiye nk'urutwo tuzi ndindwanye, ndibuka muri covid imaze gucanganya umwana wanjye muri covid se wanonze yagendaga agaterura itafari muri covid, subiza ko kubaka rige bize kubyemera. Bwa mbere naramubonye sinyambaca intege rero, mbona yambaye igikabutura ameze gute, arabati dore ga amafaranga nzanye 2500, suku kubeshya numvishije nishimye gusa, ariko giye byaranonge ko ntago ari byo nexpectingaga, kuko yageze mu wa 5 segonderi. Umwana w'umusore uriya wabonye aterura itafari bukiyasubirayo, ngewe ntago nigize mubuza ngo wikore ibi, kubera ko navuze ejo n'ejo nshobora gupfa. Ntago rero abana ntago nigize mbaho mbaca intege, niba ari ikintu gikore n'icyo, niba ari icyo umwana wabonye akora mutera imbaraga, ariko cyiza wenda no wana uri mu biyobyabwenge by'umubuzi, ariko we nawe ubwe ariko wabanje kwisapotinga. Urakoze cyane, reka ngushimire, butaha tuzakomeza n'undi tuganire n'abantu, mujye muduhe ibitekerezo muri comment y'uburyo mu byumva cyangwa se ibyo twazaganiraho ubutaha. Turabakunda cyane, urakoze cyane. Urakoze.